bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Iki cyumweru ni icyumweru cyiza gihuriranye n'ibintu byinshi cyane byiza kandi bifitiye akamaro urugendo rwacu mu kwemera, rufitiye akamaro nyine mu muhamagaro wacu. Ku by'umwihariko iki cyumweru gihuriranye na formation mukomeje ku buryo bwo gutega amatwi, kandi n'ivanjiri uyu munsi nyine bibaye mahwi, iravuga ku birebana no gutega amatwi umushumba mwiza. Iki cyumweru nanone ni icyumweru mpuzamahanga, ni umunsi mpuzamahanga wahariwe gusabira imihamagaro muri kiliziya, kuko nubwo bwose isi yacu yugarijwe n'ibibazo byinshi, Imana ikomeza guhamagara abantu, ibahamagara kugira ngo bayikorere mu buzima bwo kwiha Imana, mu buzima bwo gushakana, kuko tuzi neza yuko gushaka isakaramentu ryo gushyingirwa ari umuhamagaro. N'umuhamagaro rero nawo dusabe kugira ngo Imana ikomeze itwoherereza abashakanye rwose bagerageza gushakashaka ubutagatifu bafatanyije. Dukomeze dusenge kugira ngo Imana ikomeze ihamagare n'abandi bantu bose, igitsina kobwa, igitsina hungu, bose bagerageza kwakira umuhamagaro mu buzima bwo kwiha Imana, kugira ngo nyine isi yongere igire abo bantu beza kandi benshi bakurikira nyine Yezu Kristo, kandi bitangira bagenzi babo muri za serivisi z'urukundo zitandukanye mu isi yacu ndetse no mu muryango w'Imana ariwo kiliziya. Ariko cyane cyane twese dufate au sérieux umuhamagaro nyine Imana yaduhaye muri uyu muryango wa Padiri Mauri. Amasomo y'uyu munsi rero murabizi ni mu gihe cya Pasika gikomeye, twageze ku cyumweru cya kane. Igihe cya Pasika kirakomeje, turakomeza kumva kuryoherwa n'umutsindo wa Yezu Kristo, kandi nk'uko nkunze kubivuga, Yezu Kristo ntabwo yatsinze ku bwe gusa, ahubwo niwe ni intsinzi yacu n'umutsindo wacu. Yezu Kristo atsinda kubera twebwe, atsinda kubera kiliziya ye, kugira ngo twese nyine tugire ubwigenge, la liberté y'abana, bw'ingenge bw'abana b'Imana, tubashe gukomeza urugendo nta nkomyi. Mu isomo rya mbere rero turabona twarikuye mu byakozwe n'intumwa, Pawulo na Barinaba bari muri Antiyokiya bigisha kandi bashize amanga, bari buzuye Roho Mutagatifu. Hanyuma na Roho Mutagatifu nyine akakora ibitangaza, akerekana ko abantu bakiriye nyine iryo jambo ryabo, ibintu byiza cyane. Ariko baza kubagirira ishyari abo b'Abayuda, babagirira ishyari kubera ko nyine bari babatwaraye abayoboke. Ariko twebwe bavandimwe ntabwo dushaka abayoboke. Ni nacyo gituma amashyari abamo mu bantu bashaka Imana nta sansi agira, nta na sansi azagira, kubera ko Imana igera ku mutima uwishaka. Imana ihamagara uwishaka. Kuvuga rero ngo abantu bagiranye amashyari ni ibintu rwose biteye agahinda, kandi usanga bituma urugendo rwacu rutajya mbere nk'uko tuba tubyifuza. Ariko nubwo bwose hari ayo mashyari, hari izo nzangano n'ibindi, urugendo rwa Pawulo na Barinaba rwarakomeje. Barakomeza bavuga ijambo ry'Imana, ndetse banavuga n'amagambo akomeye bayabwira abo Bayuda, bavuga ati mwebwe mwamaze kwikura ku mukiro w'Imana. Nicyo gituma kuko mudashaka ubuzima bw'iteka, mwamaze kubwikuraho, twebwe tugiye ku banyamahanga. Ubwo rero baratangiye barabarwanya, biba ngombwa yuko bahunga. Ariko murabona ikintu amashyari akora. Amashyari ahuma amaso kugeza ubwo umuntu yiyima ubugingo bw'iteka. Muvandi, ntuzagira na rimwe ubwo uhumwa amaso n'ishyari. Ishyari ni ribi. Ishyari kandi ryabayeho kuva kera, ryabayeho mu buzima busanzwe bwa sosiyete, ririho mu buzima busanzwe bwa sosiyete. Ishyari riri no mu muryango w'Imana ariwo kiliziya, mu bihaye Imana n'akumiro. Ariko marigare ibyo byose, ubutumwa bw'Imana burakomeza. Ariko ngiye ikintu ushaka kwibutsa we muvandimwe uri kuntega amatwi,
ntuzagire na rimwe ubwo wemerera ishyari ngo riguhuma amaso kugeza ubwo rigukuye mu buzima bw'iteka. Oya, ahubwo wumve yuko ibyaha umuntu abisohokamo kugira ngo ubu buzima bw'iteka bukomeze tubugireho umurage, kandi dukomeze nyine tugende tubugana kugeza nyine ku iherezo. Mu isomo rya kabiri twabonye mutagatifu Yohani mu byahishuwe atubwira yabonye imbaga nyinshi y'abantu. Niko kubaza uwaba urimo umubonekero, ese mwimanyi bariya bo ni bande? Aramusubiza ati bariya bavuye mu ngorane zikomeye, grande persecution, hanyuma ariko bemera kumesa amakanzu yabo, hanyuma barayakesha bayagira urwererane mu maraso ya ntama. Abo ni abahowe Imana, ni abantu bakomeye ku butumwa Imana yabahaye, ku muhamagaro Imana yabahaye, n'ubwo bwose bitari byoroshye, banyura muri ibyo bigeragezo by'amashyari, by'inzangano, ariko ntabwo bigeze badohoka ku muhamagaro, ntibigeze badohoka ku rukundo, ntibigeze badohoka mu kubabarira, ahubwo barakomeje. Nuko rero aba umuntu amesa ikanzu akayikisha mu maraso ya ntama, yihangana. Nta muntu utihangana ushobora kumesa ikanzu ye mu maraso ya ntama ngo ayikeshe, ntabe namba. Twebwe rero Imana iduha iyo mpano yo kwihangana, impano yo kwihangana, kugira ngo twumve yuko nta kintu cyaturutira umuhamagaro Imana yaduhaye, habe na kimwe kuri iyi si, nta na kimwe muvandi. Nimba wumva warashakanye ukumva warihaye Imana mu byiciro by'abihaye Imana dufite, ari abiyeguriye Imana badashatse, ari abapfakazi, ari bashakanye, abagore bashakanye bakiri muri mariage, abo bose, ndetse n'abapfakazi bacu bihaye Imana, abo bose bumve yuko, mwese mwumve yuko Imana ntawe yahamagaye ari imikino. Uko ugenda wizirika ku muhamagaro wawe, ni nako uzabasha kugenda umesa, ukesha imyambaro yawe mu maraso ya ntama. Ntabwo ibibazo bibura, ariko ndabikwibutsa yuko nta na rimwe Imana iduha ibigeragezo tudashobora kurwana nabyo, nta na rimwe. Twumve rero ko ari ngombwa kumesa imyambaro yacu tunyuze muri ibyo bigeragezo duhura nabyo, kuko umushumba mwiza aturongoje imbere. Nicyo ivanjiri uyu munsi itubwira. Niyo waba waguye, wibuke yuko umushumba mwiza agakebuka inyuma, akareba ahantu waguye, akaguhereza ikiganza, hanyuma akagufasha guhaguruka kugira ngo urugendo rukomeze. Muvandi, hanga amaso umushumba mwiza. Ziriya nshinga eshatu tugerageze kuzumva, ngo intama zumva umushumba mwiza, zitega amatwi umushumba mwiza. Bavandimwe rero, muri iyi si yacu biragoye, hari intambara, hari izo nzangano nahoze mvuga, hari amashyari nahoze mvuga, za confusion z'urudaca, ariko twumve yuko Roho Mutagatifu arimo adufasha, ashaka kudufasha uyu munsi, kugira ngo ibyo byose tunyuramo, bigoye, byoroshye, bikomeye, tubashe gutega amatwi, kuko nta na rimwe umushumba mwiza adashaka kugira icyo atubwira. Tumutega amatwi kuko aratuzi. Ni inshinga ya kabiri. Inshinga kumenya ni inshinga ifite igisobanuro gikomeye muri Bibiliya. Adamu yamenye umugore we Eva, hanyuma baribaruka. Imana rero nayo iratuzi kugeza ku misokoro, irakuzi. Nubwo wagenda wihishahisha ugira gute, Imana irakuzi pe, irakuzi. Tureke Imana itumenye, kandi ituzi buri wese mu izina rye. Wowe Anyensi, wowe Devota, wowe
wowe Donata, wowe ndavuga amazina pari hazari, ariko wowe Charles, imana ituzi buri wese mu izina, kuko nta na rimwe ishaka ko tugenda ngo twibure muri icyo kivunge cy'abantu kitagira igisobanuro. Imana irakuzi muvandimwe, ikuzi mu izina. Reka rero ikomeze ikumenye, kandi nikumenya twese uko tungana tuzabasha nyine gukurikira umushumba mwiza aha tuganisha ku masoko y'ubuzima bw'iteka. Dukomeze rero bavandimwe, tugendane, dukundane, ntitureke ngo amashyari aduhuma amaso. Dukomeze tumese amakanzu yacu, imyambaro yacu tuyikeshe mu maraso ya ntama, tunyura muri ibyo bigeragezo, twumva yuko umuhamagaro ari impano y'agaciro twahawe, tutagombaga kugira icyo tuyigurana na kimwe muri iyi si. Kandi twibuke yuko dufite intwaro ya rozari, tuvuge ishapure, tuvuge rozari muri ubu kwezi kwahariwe umubyeyi Bikira Mariya. kandi koko turabizi uwo mubyeyi araduha impano y'amahoro dukeneye muri iyi si ya none, mu Rwanda rwacu, ku isi cyane cyane havugwa intambara z'urudaca, kugira ngo nyine dukomeze tugire imbaraga zo kurwana no gutsinda, imbaraga zo gukomeza uru rugendo turimo nyine rugana Imana, rugana ubuzima bw'iteka. Bavandimwe rero, mukomeze mugire amahugurwa meza, inyigisho nziza, nkuko nkunze kwibabwira, mubyige neza, mubimetirize, bizagirira akamaro twese kuko ugira Imana agira umutega amatwi. Mwebwe mwumve yuko igihe mutega amatwi Yezu Kristu, we deja aba yamaze kubatega amatwi kera. Yezu adutega amatwi, natwe tumutega amatwi, twige gutega amatwi, kugira ngo nyine tubashe gutega amatwi bagenzi bacu, tubigiriye Yezu wacu twitabye. Ariko cyane cyane tumenye, twumve yuko igihe cyose Yezu Kristo tumuteze amatwi, natwe aba yamaze kudutega amatwi. Twumve ko dufite udutega amatwi ariwe witwa Yezu Kristo. Hanyuma nitwumva ko ibyo tumubwira bitagenda ngo bigwe hasi, ahubwo abyakira mu mutima we w'impuhwe, twumve yuko natwe rero byatubera imbarutso n'imbaraga, kugira ngo dutege amatwi abandi, kandi tubigiriye urukundo tumukunda. Nk'uko bisanzwe rero, mugende mushake ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 10 kuva ku murongo wa 27 kugeza ku wa 30. N'andi masomo muyarebe, ni amasomo meza. Mu gihe cya Pasika amasomo yose aradukurugutura, kugira ngo nyine urugendo rwacu rukomeze rumere neza, ariko tuyahuze n'ubuzima bwacu, duhinduke, kuko nicyo Imana idushakaho. Ariko cyane cyane aya masomo adufashe guha agaciro gakomeye kurusha ibintu byose umuhamagaro Yezu Kristu yaduhaye ku buntu, impano y'umuhamagaro twahawe ku buntu. Nk'uko bisanzwe rero, mbahaye umugisha ubagireho mwese, cyane cyane ku barwayi, ku bafite ibibazo bitandukanye, kandi twese tugobokane muri Yezu Kristu, kugira ngo ntihagire umuntu muri twe wagira ibibazo ngo abyihererane, abure umutega amatwi cyangwa wamugoboka nyine muri urwo rukundo Yezu Kristu adukunda. Nk'uko bisanzwe, ndongeye kubibasubiriramo, buri wese akorere mugenzi we serivisi y'urukundo rwa Yezu Kristu, kugira ngo rugaragarire bose, kandi twese twumve yuko Yezu Kristu akomeza guhamagara, natwe yahamagaye twera imbuto, kugira ngo nyine abandi bazirebereho, baze dufatanye nyine uwo murimo wo kwitagatifuza no gukurikira umushumba wacu Yezu Kristu. Za nshingano uko ari 3 tuzibuke: gutega amatwi Yezu Kristu, kumva yuko atuzi, no kumukurikira kandi twuje ibyishimo n'urukundo. Ushobora byose nabaho umugisha, kandi abarinde Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, urugendo rwiza mu gihe cya Pasika, dukomeze turyoherwe n'urukundo Yezu Kristo adukunda, cyane cyane n'umutsindo we, tubinyujije ku mubyeyi Bikira Mariya.